Muraho neza mwanze mumeze mute? Good morning, bonjour. Everyone is okay. Mbababwire ngewe meze neza cyane. Ishabikire nk'ibisanzwe. I'm back and I'm happy to be back. And guys, thank you so much for the love. Thank you so much for like enjoying my videos. Kuko ntabwo babisanzwe kubona hashize igihe kingana gutya nakora mukanyereka urukundo nk'urwo mukomeje kunyereka. May God bless you, may God bless you so much. So uyu munsi noneho ntatize mu magambo ngiye gufatanya nawe kumonta iyi code stand ni portement. Ngiye kuyimonta sibyo noneho tugiye kuyihuza ni igikarito kirimo amapiyese tugiye kubihuza turebe ubundi abagabo banyura mu zestra sibyo tureba turabishobora cyangwa niba biratunanira. So dore yo kukigira twanze kwanza tugifungure sibyo tumenye ngo birimo ko nigize umuntu wadanje we ubu nagize ngo nafungura n'intoki none harananiye kanze nzana ahantu mu pishi noneho turebere hamwe ukuntu ibintu bihagaze. Niba uza ahantu sibyo we are home, don't judge. Ingufuro yanjye it's home, ikanzu yanjye I'm free. Ariko kumva ndabyutse nta kindi kintu cyadanje nakora usibye ko please bear with me. Niwumva imashini iri kumesa imyenda bear with me sibyo ntakuri kundabigenza urumva. Noneho rero ni ugukora imirimo yose sibyo gufungura turebere hamwe ibintu biri muri iyi packaging noneho turangize and then tuyikore. We mwazanyigishije icyongereza muzajya nkora video mu cyongereza kumba numva nshaka kuzikora mu cyongereza ariko nagitekereza icyongereza cyanjye cy'ubufu ngahita nshaka ubufu kandi mu cyongereza muri aha. Can you please teach me the English? Cyambere ngiye kagishyire ku ruhande. Okay. Harimo utuntu two kumanika. Harimo ukure mu mbere. Ni ishashi ntabwo mwabibona neza nk'uko bimeze. So let me remove them and show you how it looks like. How they look like. Oh. So, there we go. Okay, kaba kameze gutya I think gutya ariko tukarishyira hano nyine. I will show you tuntu tune twashyimo kazamo this one agaka rero kameze gutya. Oya ngiye kurambika hasi kugira ngo nkabashe neza neza ndaza kumwe cyangwa reka ndetse hano hari n'ubupiyese mu nzu y'ubuguro n'ubukino ngo piyese mu umuntu bwo kumontesha ndetse kumonta bita gutera ikinyarwanda. Hano harimo n'urundi rumeze gutya gusa uwo gushyira hagati. Turaza kugendera ku mwana for the first time. Usanga sinkunda index ukumva ntabikunda ariko iyo ngiye gukora akantu nk'aka ko kumonta nk'akameble ndazikunda kubera ko zirakugida neza. Ariko ubundi kubera iki ntakunda gide. Okay, hano harimo kino
turashiraho za portemento kumva ayi atukireke gutya kitaza gutandukana mukanshanga sibyo abona aho gupotesha hano harimo uduti take a moment and enjoy this ubababwire mwari mukunda namwe kumena utu tuntu turi mu mashashi utuntu tumeze gutya harimo utuntu tumeze tw'uduti nyine kuko ni ikintu gihagaze harimo tune sibyo lokera kwe kanurambike hasi baba kugize inyuma kamera mbeke neza dore harimo index dore n'ubu kimeze gutya ubwo twe tugiye kugikora this way sibyo okay index kabishyire hano oh gosh mbona bwite dore sasa ndategeka kiremereye muri byose kiraremereye basi why is it heavy oh my god mbaba bwenge gukirambika hasi sibyo nindangiza no nigize inyuma kamera neza tukizamurane murebe turebe ko tutabishobora sibyo okay umva noneho reka tutangire tugiye gutangira tukizamure dore kimeze gutya ndajya ndebera hano kuri iyi foto sibyo n'iyi ngiyi kumva iki ngiye gutandukanya kamere hano hasi hano haba hari ukuntu umuntu ashobora kubigenza niba muri kureba ngiye kureba nyine utu tuntu turimo umubare watwo dutandukanye nushyire hamwe nindangiza ntangire gukora turahera kuri ibi bintu you guys byose bimeze Jura. Okay. Karakomeye. Sapambere zikabaye tukarambika ahangaha ku ruhande. Kabiri rero baranyereka ko ndi bufate iyi buro aka kantu hamwe n'aka kambereke kano maze aka ni kano maze guhuza noneho tugeze kuri iyi siteri aho turafata cya kintu naberetse kiremereye tukagifungisha kano tukongeramo kano hamwe n'aka atatata karagoye hamwe n'aka umva biramutse ntabwo uzi ukuntu nabibereka neza noneho tugiye gufata step 2 iki ni icyambere tugize tugiye gukora step 2 ni ku gishushanyo ndabona gutya okay kino ndagitambika baragifashe kugira gutya babanza kukigira gutya okay baragifashe bafata kano kantu bagashyiramo hano ese ibide abanje de imbere bakurikizaho
Okay, babanje gutya bakigize gutya. Barangije bafata kano bashyiramo hano. Muri kubibona? Hano harimo akenge, sibyo? Hano mfite iburo n'utuntu tubiri. Muri kutubona. Aka ngaka ni D. Aka ni D. Babanje E. Sibyo? Babanje E gutya ushyiramo hano bakurikizaho babanje D bakurikizaho E banje binjizamo gutya kureba mu gishushanyo dore ngibi hano binjijemo gutya warangiye bafata akantu nk'aka nuko kabona par contre okay tumaze kubikora gutya hano imbere babanje gutya barangije bashyiramo gutya na gutya barafunga ngiye kugifunga nanjye wayi kitakomeye sasa alifunga neza sha tababwa ngiki ntabwo mbizi jeez ariko kano nakufungisha yabura munsi uretse mbaza yifunge neza. See that made do kugira ngo ikomere ugira gutya ufata kano kantu ukakinjiza neza mu iburo warangiza ukagatunda kuko wabonye ko yakomeza guturuna so hano ewa ni fits so here we go. Hano karafashe sibu ntabwo karengana kaza ugashyiraho kano kantu gutya kugira ngo nyine turi kugenda jeez kambere igishushanyo kugira ngo mutaza kugira mu bintu kwa nta rushike rufite do maze gushyiraho kintu ngiye gushyiraho kano kantu ko hagati niko kaka nuko kabona ya kanyishyira hano ngo mugende muri kureba ko iri gufata forume ndaza nshyiremo kano gutya kiriho kandi hejuru and then mfunge. You see that uko kiragenda cyongera rero kunda kazamura kamera sino ntabwo mwareba mwayonye ahubwo se murambaza iki nta kintu mwaza mumbaza nta kintu twavugana we si yuko burya bya bintu ntabishobora kamera ariko nyine ndi kwishyiraho kajyaho neza na nabi meze mba mwihangane rero ndi mugufi nyine kaza kubera kane nari ndi gufunga n'akantu c'est bon tuzi hano turangiza turaza gushyiramo kano tugeze kuri no step tiwa turambike kano hano turangiza turenzeho ikintu tugiye gushyiraho cya kindi cya nyuma mbese tukigeze hano tukigeza aha ngo kano kantu kizeho niko kaka
twagishe kambambike hano umuyobora wo kuhareba munizere ko muko hareba nta kunesha atetse sibyo ukuntu mba twabwira n'abantu tuturanye hano do sibyo funga kintu ako rero kagifunge nirangiza ndazamura kamera mbereke sinakundera dore ahantu kigeze sibyo noneho ngiye kubanza tugeze kuri step sasa twarenze izi zose sibyo tugeze hano hano mumeya bata dore baduhaye yuko turajya dufata turafata rimwe dushyireho ariyo zo ziraza zigafunga buno buntu ariko reka mbabwire ibyoroshye sibyo ngiye gufata kino cyo hejuru gikureho mbanze na assembling utu tuntu mbanze nushyireho utu nindangiza ndagifunga namaze kudushyiraho biranyorohera reka ahubwo mbereke ukuntu ngiye kudufunga hano hasi hano muri kuhareba gire neza kamera ntukajyana okay ngifungure aya ikoma tanzania fatana aho step tugezeho tugiye gukora kano kantu so okay nabibonye c'est bon ni ugufata utu tuntu ukakabanza hano gutya na gutya warangiza ukabona gushyiraho kino zerbereke hano ugashyiramo tuno gutya na gutya uko ibona warangiza ukaza ukadufungisha hano gutya you see that nayite tuno bisi yanjye nkaza ngahita mfunga nkaza mbaza iki it's a surprise for my hubby. I will see how he will react. Mbona araza nanga tusagifunze neza ariko mfite confiance rumba yeah nukugatereka neza kugira ngo iburo ntigire ntipunyuka gafunga ntabwo ndi gufunga kamwe warumenya kandi buhoro kugira ngo amaguru akaza kungama nyiruka ibiri kandi kufunga mbabwiye tuzatubana rero mu buzima bwa buri munsi n'aka kantu kamonta urabona atari ikintu cyiza abagore beza rwose mujye mwicara hasi numva ko imirimo y'abantu yose ishoboka ntabwo ari uko uzaba ufunze kandi I'm so proud of myself by the way you can't even know ngaka ngiye kukamata turaza gutya tujye dushyiraho akanyu turaza dufunge ahubwo ni ukuri we nazamuye akazi ko kubikora ngifunze mu minota hafi 20 sibyo kandi n'ibindi ngomba gukora ntabwo cyamara uyu mwanya ndabikora. The picture is this one. See, this is the picture of that
called stand. Please appreciate my work. Appreciate my work because I did a great job. Oh my goodness. I'm so proud of myself. I'm so proud of myself. Even ubundi nta kindi wasumba. Ntabwo twagenda dukoze iki gikorwa cyiza ngo mbere kuberekana impamvu nakaguze. Dore hano mfite amakoti y'imbeho. Sibyo? Iyo umuntu aje iwawe gusura muri salo akonje muri imbeho hano tuba twambaye ibikoti byinshi cyane. Ntabwo ari iwacu turi abanyamugisha iwacu mufite dufite klima nziza kurusha izo hano ku isi. So ngiye kwerekana nyine impamvu nakaguze. Hano shyiraho manto gutya ashyiraho manto akicara n'agapira ke kadashyushye cyane gutya. Hano harimo akantu niyo mpamvu nakora dore ni gutya sita na gutya nabona gutya. Noneho tuno dutoya ushaka gushyiraho n'ikoti ry'umwana ndashyiraho n'iry'umwana wanjye. Akantu kari mu nzu kagufasha gutuma abashyitsi bawe biyicarira amakoti ari ku ruhande nabo bari hano. You see that? Appreciate my work. Thank you so much for the love, by the way. I'm so loved. Thank you so much. Nta feelings nziza nk'iyo kumva ukunzwe. So thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for staying with me this long. From 2020 to 2023. This is a big deal, by the way. Thank you so much. I love you, love you, love you big. Bye.